abantu batandukana mu bunini, mu buto cyangwa se mu burebure cyangwa se no ku isura cyangwa se n'ibice runaka by'umubiri. Ushobora kuba wibaza uburyo ikimuga cyabayeho, ukabona umuntu ntagira ukuboko cyangwa se ntagira ukuguru, ugasanga umuntu afite umutwe munini undi afite umutwe mutoya, ugasanga umuntu afite ingeso nyinshi zitandukanye undi we nta ngeso mbi ajya agira. Iki ni igice cya mbere cyerekana inkomoko y'ubumuga abana bagira cyangwa se bashobora kuvukana. Iki gice kikaba kibuze kwibanda cyane ku ndwara ababyeyi baba bafite, bityo bikaba byatuma batera abana ubumuga turi buze kubereka. Ngira ngo mbanze mbibutse ko ibi biganiro nta handi hantu mwabisanga uretse ahangaha muri Imenye Umubyeyi. Uyu munsi rero tukaba muri kumwe nanjye Nyanza Stéphane, akaba ngiye wabateguriye, nkaba ngira ngo basabe kugira ngo mwitonde mukurikire neza mutaza gucikwa. Nk'uko nabibabwiye rero, hari indwara nyinshi ababyeyi baba bafite, bityo bikaba byatuma abana bavukana ubumuga runaka. Muri izo ndwara cyangwa se imico cyangwa se imyitwarire, ngira ngo mbanze mbanyuriremo muri bakeya. Indwara nyinshi abana bazikomora ku babyeyi babo binyuze mu buryo butandukanye, aho ushobora gusanga umubyeyi rwose afite imyitwarire runaka cyangwa se imico cyangwa se imyifatire, ugasanga rimwe na rimwe umubyeyi wenda afite n'ubundi burwayi runaka bushobora gutuma umwana we abigiriramo ibibazo, nk'uko turagenda tubibereka. Rero muri ibyo bintu turagenda tugarukaho, turaza kureba ababyeyi banywa inzoga, itabi, kuko ni bimwe mu byanduza amaraso. Turaza kureba ababyeyi babana n'uburwayi bw'igicuri, ababyeyi bafite indwara ya diyabete, ababyeyi nanone babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Muri make rero reka mbanze mbasobanurire uburyo bigenda kugira ngo umubyeyi rwose abe yakanduza umwana we. Umwana iyo ari mu mura, kugira ngo abashe kubona intungamubiri ituma akura, binyuzwa mu kondo, hanyuma uyu mukondo cyangwa se umuyoboro ugaburira umwana amaraso, cyane cyane iyo tuba twivugira, anyura muri uyu muyoboro ugaburira umwana, hanyuma akinjira mu ngobyi umwana aba arimo, hanyuma akaba yagenda akabasha kujya mu bice bitandukanye by'uwo mwana. Rero iyo umudamu akunda gukoresha ibintu tugiye kubabwira cyangwa se arwaye indwara tugiye kubabwira, bimushyira cyangwa se bimwongerera ingaruka nyinshi zo kuba yagira iki kibazo. Ikintu cya mbere ngira ngo tuvugeho ni amaraso yanduye. Amaraso rero yanduye, kugira ngo ubyumve neza, ni ukubanza ukumva mbese amaraso yanduzwa n'iki. Hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora kwanduza amaraso, harimo inzoga ndetse n'itabi. Iyo nyina w'umwana anywa itabi, bituma umwana adahumeka neza kandi imyanya ndangagitsina y'uruhinja ikangirika, bikaba byatuma mu gihe avutse rwose azaba afite kwangirika kw'imyanya ndangagitsina. Umwana akagira ibiro bike cyane, bishobora no gufata uruhinja nyina atanywa n'itabi, kuko iyo unywereye itabi ry'imbere y'umudamu utwite, n'ubundi nawe uba ameze nk'aho yarikoresheje. Ubushakashatsi bwakoze basanze yuko rikunda no gutuma havamo inda ku kigero cya 22%. Bikaba byatuma rwose n'umwana azagira ibibazo bya kanseri yo mu kanwa, nubwo umwana aba ataravuka kandi ari inzirakarengane. Umwana ashobora kugira icyo twita fetal alcohol syndrome. Iki ngiki kiba cyatewe cyane cyane no gukoresha inzoga, bityo bikaba byatuma rwose umwana adakura neza cyangwa se akagira icyo bita kugwingira. Umwana ugasanga kureba ntibigaragara neza, umwana agahora ari muto cyane birenze urugero, umwana mu ishuri ntafate. Ibibazo by'umutima, ugasinzira neza, konka neza. Ku mudamu unywa itabi nawe ni ibintu bibi cyane, kuko rya tabi nk'uko twabibonye rinyura muri wa muyoboro ushinzwe kugaburira umwana, kuko riba rifite nikotine, bityo rikaba rifasha nk'uko twabibonye ko amaraso, bituma amaraso yandura, akaba yajyamo carbone monoxide ndetse n'ibindi bintu byinshi byangiza umwana. Bishobora byose kunyura muri ya ngobyi ishinzwe umwana aba arimo,
bityo bikaba byakinjirira muri wa muyoboro ushinzwe kugaburira umwana, bigatuma rero ya ogisijeni ndetse n'ibindi byose umwana yagafashe bigabanuka, ndetse n'amaraso atemba afite ogisijeni ajya ku mwana akagabanuka. Uyu mwana rero uzavuka kuri uyu mubyeyi wakoresheje itabi azagira ibibazo byinshi bitandukanye, nko kuba yazagira ibibazo byo kujya abura umwuka amaze kuvuka, kuba yagira ikibazo cyo kugira isukari nkeya, ndetse umubyeyi bimugiraho ingaruka yo kuba inda yavamo, ndetse akaba yava rwose mu gihe cyo kubyara akaba yabura umwuka, bityo bikaba ngombwa ko bamwongerera umwuka. Bishobora gutuma nanone umwana avukana kibari, kutiga neza mu ishuri, kudafata neza mu mutwe. Umwana uri mu nda bizatuma adakura neza, kuba yavuka n'igihe kitageze. Kugira ngo mbabwire rwose mwirinde ibintu bishobora gutuma amaraso yanyu yandura. Nk'uko twabonye yuko amaraso cyangwa se ibigaburira umwana bikorerwa mu bice bitandukanye by'umubiri w'umubyeyi, hakaba hari ibintu runaka bishobora kugenda rwose bikaba byabasha kwinjira mu maraso agiye kugaburira umwana, harimo nka carbone monoxide ndetse n'ibindi bintu byose byanduye bishobora kugera ku mwana bitewe n'ibintu wakoresheje, harimo cyane cyane inzoga n'itabi. Icya kabiri rero ni abana bavutse ku mubyeyi urwaye diyabete. Iyo umubyeyi afite diyabete ikaba ishobora gutera umwana kuvuka rwose afite isukari nkeya, ndetse akavuka afite umubiri munini. Tugira ngo tubabwire ni igihe nanone umubyeyi ashobora kuba afite amaraso akennye, bikaba byatera rwose umwana kuvukana ibibazo bitandukanye. Kuba afite amaraso akennye ari nkacyo twita anemi, biterwa no kuba umubyeyi atarya ibyo kurya bifite iron cyangwa se ubutare ariyo twita fer. Akenshi umubyeyi ukunda kuva imyuna, kwihagarika amaraso cyangwa se ugasanga ari kuruka amaraso, iki gihe bimwongerera ingaruka nyinshi zo kuba yazagira iki kibazo cyo kubura cyangwa se cy'amaraso akennye. Ibi rero amaraso akennye y'umubyeyi abuze ubu butare na vitamini B, iyi vitamini n'uwo munyu birakenewe cyane cyane kuva mu kwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 5. Iyo rero ayo maraso abuze, umwana ahoramo n'ingaruka zitandukanye, nawe ashobora kugira amaraso akennye kandi akenshi ntiyitume neza. Iki gihe rero uyu mwana azavukana ibibazo bikurikira. Uzasanga akenshi uruhu rwe rwahindutse, umunwa, inzara n'ibitsike by'amaso, akunda kuribwa umutwe cyane, akunda kugira ikizungeri n'inzereri zo mu matwi, akenshi ukabona nta peta afite, amaso agahinduka umuhondo ndetse n'undi mubiri. Ikimenyetso nicyo twita globule rouge, igihe ziba zamaze gusaza maze zikirundanyiriza mu mwijima ziteguye kujya mu mara ngo umuntu azitume. Iyo zimaze kugera mu mwijima niho umubiri n'amaso bihinduka umuhondo. Akenshi rero biba byatewe n'ibyo bibazo byagiye bibaho mu mubiri. Rero bitewe n'uko wenda nyina w'umwana atabonye ibyo kurya bihagije, cyangwa se ngo abone ibyo kurya bifite intungamubiri zihagije ku mugore utwite, bigira ingaruka mbi cyane ku mwana. Abo bana umwana ashobora kubura ubutare cyangwa se iyi iron, maze amaraso ye agahora yanduye, kuko ubutare cyangwa se iyi iron ishinzwe akenshi kwinjiza umwuka mwiza mu bihaha ndetse no mu bihore. Akenshi rero bituma n'imyanda irimo isohoka, bityo atafashe iriya iron cyangwa se ubu butare, bituma umwana azagira ingaruka zo kuvukana ibibazo bitandukanye. Hari usanga umwana hano mu mugongo afite inyonjo, akaba yavukana none nta n'umutwe afite, amagufwa y'umwana akazavuka nayo adakomeye cyane. Umwana ashobora kuba yagira indwara y'ubuhima, uruhu rukamera nabi, kuribwa n'imitsi,
mu kiziba cy'inda. Ikindi twababwiye turi buvugeho ni abana noneho bavutse ku babyeyi babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Iyo umubyeyi afite nk'ingano nyinshi y'agakoko mu maraso yiwe, bishobora kuba byatuma rwose umwana nawe ashobora kugira ibyago byo kwandura virusi itera sida arimo avuka cyangwa se akivuka, kuko akenshi nk'uko twabibonye ntabwo kwandura virusi itera sida byoroshye cyane, kuko amaraso y'umubyeyi n'ay'umwana ntabwo akunda guhura, nta n'ahantu aba ahuriye cyane, keretse gusa iyo hari ikintu kidasanzwe cyabayeho cyangwa se umubyeyi afite ubwandu bw'agakoko gatera sida bwinshi, bityo mu gihe amaraso y'umwana kuko akunda kuyungurirwa, bikaba byatuma rwose agakoko gashobora kuba kajyamo, bityo rero akenshi mu gihe umudamu atwite ashobora kuba yakanduza umwana kuva kuri 5 kugera ku 10%. Hanyuma mu gihe umubyeyi ari kubise cyangwa se ari kubyara, akaba yakanduza umwana kuva ku 10 kugera kuri 20%. Hanyuma mu gihe cyo konsa, umubyeyi nabwo ashobora kwanduza umwana kuva kuri 5 kugera kuri 20%. Nk'inama rero, kugira ngo umubyeyi atagira ubwandu bwinshi bw'agakoko gatera sida, umubyeyi agomba gufata imiti neza mu gihe atwite, kuko akenshi iyo umwana atitaweho mu mezi 12, 33% barapfa. Hanyuma amezi 12 ugomba mvuze umwaka, hanyuma mu myaka 2 cyangwa amezi 28, 50% barapfa batigeze bitabwaho cyangwa se ngo bahabwe imiti. Hanyuma 60% mu myaka 3 baba bamaze gupfa. Niyo mpamvu rero akenshi ugomba kugira ngo niba uramutse ubyaye umwana, babashe kuba bamuha umuti, bityo ukomeze umufashe kugira ngo atazabasha kwandura virusi itera sida. Kuri aba bana rero babashije kuba bashobora kuba bahura n'ubu bwandu bwa virusi itera sida, kuko ngo bagomba konka amezi 6, iki gihe rwose bafata n'imiti neza. Hanyuma nyuma y'amezi 6 bakaba bafata ibyo kurya byunganira, bagakomeza bakonka nk'ibisanzwe. Hanyuma kuva ku mezi 17, umubyeyi rwose agomba guhagarara cyangwa se akarekeraho konsa umwana. Ikindi, umwana agomba gukingirwa. Rero nk'uko twabibabwiye, iyo umubyeyi yafashe imiti ye neza mu gihe atwite, akenshi rwose usanga nta kibazo umwana yagize ku mwana, bityo rero bikaba byatuma ubyara umwana muzima. Mu gusoza, wenda ndagira ngo babwire nko ku badamu bakunda kuba bagira ibibazo harimo nk'igicuri. Akenshi abadamu rwose bakunda kubyara neza kandi bakabyara abana bazima, gusa rimwe na rimwe usanga umwana ashobora kuba yagira ibibazo byo kudakura neza, ubwonko budakora neza, kuba nanone ashobora kugira umutwe mutoya cyane bikabije, ikaba yavamo, ariko ntabwo bikunda kubaho cyane, cyangwa se umwana akaba yazavuka afite ubundi bumuga bugiye butandukanye. Harimo nko kuba umwana ashobora kuvuka agira ibibazo by'isukari iri hasi cyane, ariko akenshi bikaba biterwa n'imiti umubyeyi yagiye akoresha mu gihe ari kwivura wenda icyo gicuri, nk'uwo twita valproa dushobora gukoresha, bikaba byatuma rwose umwana agira isukari iri hasi cyane. Hari n'iyo twita topiramate, iyi ngiyi ikaba ishobora gutuma umwana avukana ibibari, ndetse ugasanga umwana afite umutwe wuzuye n'ibizi byinshi cyane. Reka rero ndangize ngira inama abadamu, nuko umugore utwite wese agomba kwitondera iki kintu. Umugore utwite agomba kwirinda umunyu mwinshi cyane mu byo kurya, kuko akenshi iyo ukoresheje umunyu ukomeza kubika amazi mu mihore. Umunyu rero akenshi utuma indwara cyangwa ushobora kuba ufite igira imbaraga nyinshi yo kuzamuka. Rero iyo ukunda gukoresha
ibiryo by'inyuma byubaka umubiri bikeya bibera inkomyi amajyambere y'umwana, bigatuma amaraso akennye atemba ava mu mubyeyi ajya mu mwana nk'uko twabibonye, bigatera umubyeyi kubyimbagirana cyane cyangwa se icyo twakwita nk'umuvuduko. Niyo mpamvu rero umubyeyi utwite agomba kugerageza gufata akunyu gakeya, kuko uko akoresha umunyu bituma amazi yibika mu mubiri, bityo bikaba byatuma rwose uzagira ikibazo cyo kubyimbagirana, kandi uko ugira ikibazo cyo kubyimbagirana niko nanone bituma umwana agenda yakira inyubaka mu mubiri nkeya, bityo bikazatuma umwana avukana uburwayi. Murakoze cyane rero, ndabashimiye kubwo kuba mwakurikiye iki kiganiro, nizere ko ntabarambiye, mbararikira kugira ngo mukore subscribe, ikiganiro cy'ubutaha kitazabacika. Mbibutsa yuko tuzatuvuga noneho dusobanura byimbitse indwara umwana avukana, indwara ku yindi tukaba tuzayibona n'ibintu biranga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.